Maranatha mwami saraje sashimwe dukomeje kunezerwa kubera isabato nziza umunsi w'umunezero Imana yaduhaye kugira ngo tuzirikane agaciro dufite twahawe n'umuremyi wacu ndetse tuzirikane gucungurwa kwacu. Imana ihabwe icyubahiro. Korari abagenzi barakoze, Imana ibahe umugisha. Reka namwe muteze amatwi mbashimire cyane kuko gutega amatwi nabyo ni umugisha, ni impano idasanzwe kandi biba bikenewe muri ubu buzima. Nzi ko buri wese agira igihe yifuza abamutega amatwi ngo abagaragarize amarangamutima ye cyangwa se abaha inama. Rero biba ari iby'ingenzi. Bibiliya iravuga ngo uwigisha ijambo ry'Imana ndetse n'utega amatwi akaryiga ngo bose basangira ibyiza. Rero ni umunsi tugiye gusangira ibyiza. Imana ihabwe icyubahiro. Ngarutse hano i Nyamirembe mpakumbuye kandi mbishaka kubera ko hari hashize igihe mba nkeneye gusangira namwe ibyiza Imana yaduhishuriye kandi bitubeshejeho, biduha icyizere cy'ahazaza, ibyo isi itabasha gutanga. Rero ni byiza ko tubisangira. Imana ihabwe icyubahiro. Kuri uyu munsi dufite ibyigisho byinshi, yaba mu iki gitondo yaba na nimugoroba, ariko icy'uyu munsi hano i Nyamirembe ni ikigwa kidasanzwe, ni ikigwa cy'ingenzi. Reka njye mbere ntangira mbabwira abantu benshi imibabaro n'urupfu ni ibintu bitungurana kuri benshi, ndetse nta n'ujya byishimira ngo abyifuze. Yewe usanga iteka duhora dushaka ibinejeje mu buzima bwacu bwa buri munsi. Nyamara ikigwa cy'uyu munsi kiratubwira ibyo wahisemo ubuzima bw'umuruho, kandi akabuhitamo abishaka abikunze, kuko yabonaga hirya y'umubabaro n'umuruho ko hazaba hari umunezero udasanzwe. Ahitamo umuruho n'umubabaro, abihitamo abikunze kugira ngo azasingire umunezero uhoraho. Haleluya. Niyo mpamvu umutwe w'ikigwa kuri aya manywa yango uravuga ngo urupfu rw'ubushake. Urupfu rw'iki? Urupfu rw'ubushake. Urupfu yahisemo, urupfu rwose yemeye kunyuramo abishaka, adahatwa, abikunze kubw'impamvu nyinshi ziri bugaragare muri iki cyigisho cy'uyu munsi. Bakoze abadufashije muri gahunda zibanza, badusabiye umugisha kandi bakatwinjiza mu cyigisho basoma isomo ryo muri Yesaya 53 umurongo wa 11. Munyemerere njye mbere ndagira ngo dusome muri Yohana igice cya 10 umurongo wa 11. Uwo niwo murongo ugiye kubimburira indi kugira ngo tujye mbere. Yohana igice cyaho cya 10 umurongo waho wa 11 ni umurongo nkunda cyane, ni umurongo w'ingenzi kandi ni umurongo ujya uciraho iteka ubwibone buterwa n'icyaha buzanwa n'umwanzi. Ndagira ngo dusome uyu murongo, niyo wonyine tugiye gusoma muri Yohana, nta wundi turenza muri Yohana, ndi turayikura handi. Haranditse ngo nige mwungeri mwiza, umwungeri mwiza apfira intama ze. Igihe Yohana yandikaga ku magambo ya Yesu, yagarutse ku magambo Yesu yivugiye ubwe kugira ngo atandukane n'abandi bantu bose babayeho. Hari abandi bungeri bariho
na n'uyu munsi abashumba bashinzwe umukumbi barahari, ariko Yesu aravuga ngo nige mwungeri mwiza, kandi umwungeri mwiza agenza ate? Apfira intama ze. Ntabwo ari benshi bamenyereye iby'urupfu rwa Yesu ngo babivuge nk'uko uyu munsi bari bubyumve. Benshi iyo barimo bavuga iby'urupfu rwa Yesu birabababaza cyane, bakumva yakoze ibintu bibabaje bidasanzwe. Nyamara Yesu yapfuye urupfu ahisemo, arukunze, arishaka, kubera yuko hirya y'urupfu rwe yarazi ibiri ubutunzi buzahavuka, yarazi ibize imbuto zizerwa n'urupfu rwe. Nicyo cyatumye yiyemeza gupfa, yiyemeza kubaho ubuzima bugoye. Hanyuma mw'iri somo yarivuze ataranapfa, aribwira abigishwa be, arababwira ati rega nige mwungeri mwiza, kuko umwungeri mwiza apfira iki? Apfira intama ze. Mwungeri mwiza apfira intama ze. Yarimo abarengurira iby'urupfu rwiwe, ariko benshi ntago bashoboraga kubyumva. Urupfu rw'ubushake Yesu yaruhisemo, yari abizi. Niyo mpamvu tugiye kujya mbere tureba, yongeye kubwira abigishwa be mu gice cya 15 cy'icyo gitabo. Igice cya 15, reka iryo somo ntarisiga naryo, dore ko ari ingenzi kandi riradufasha cyane. Mu gice cya 12 uwo murongo niwo wonyine dusoma. 15 naho turahasoma umurongo umwe, haranditse amagambo akurikira. Yohana 15 umurongo waho wa 3 aravuga ati, umurongo waho wa 13, ahubwo aho kuba wa 3 n'uwa 13, Yesu aganira n'abigishwa be arababwira ati, uyu munsi nitwabwira ntawe ufite urukundo ruruta urw'umuntu upfira iki? Inshuti ze. Ntawe ufite urukundo rwaruta urw'umuntu upfira iki? Inshuti ze. Yesu yarabizi, yarazi impamvu yamuzanye, yarazi ko azapfira inshuti ze, yarazi ko azapfira intama ze. Ntabwo yigeze akangwa n'urwo rupfu, kubera yuko hari icyamuhataga, hari icyari kimurimo kidasanzwe tumaze igihe kinini twiga, ariko tugatinda kubyumva. Yesu urukundo yari afite rwatumaga yiyemeza no kuzapfira inshuti ze cyangwa intama ze. Haleluya. Byatumye urukundo rwatumye yiyemeza gupfa, maze urupfu ntirwarogoye umugambi we, narwo yiyemeza guhangana narwo, kubera urukundo akunda intama ze, kubera urukundo akunda inshuti ze, yiyemeza kuza gupfa. Ntabwo ari ugupfira inshuti ze gusa, muraza kumva n'ibindi mu masomo tugenda dusoma. Ntawe ufite urukundo ruruta urw'umuntu upfira iki? Inshuti ze. Yarimo abiganira n'abigishwa be atarapfa, ariko yari abizi ko azapfa, ngo apfire inshuti ze n'intama ze. Hari isomo tumenyereye rivuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo bugenje gute? Buhoraho. Iri somo ni isomo tumenyereye cyane, ariko ntabwo ari Imana yadukunze gusa, ahubwo n'umwana wayo w'ikinege yemeye gupfa, yaritanze, nawe yabihisemo abikunze, kugira ngo uzamwizera abone uko ahabwa ubugingo buhoraho. Kenshi kuba ari umwana w'ikinege, ntabwo Yesu yigeze yishimira gukomeza kwitwa ikinege. Yashatse ko urugo rwa se rwuzura, rukabona abandi bavandimwe baba mu rugo rwa se. Kuba ikinege ntabwo byamunyuze ngo akomeze yishimire uwo munezero wa se gusa. Yashatse ko urugo rwa se ruzuzuramo abandi bavandimwe
aza kubashakira mu isi rero, aza kwitanga, ntiyanyurwa n'ibyo gusa ngo akomeze yitwe ikinege, ashaka ko urugo rwa se rubonekamo n'abandi bana. Nicyo gituma ubwo bamubazaga mu gice cya 12 usubiye inyuma muri Yohana, ubwo hari abagira ikibazaga kumureba bakabwira abigishwa be yuko bashaka Yesu, Yesu yabahaye igisubizo kidasanzwe ku murongo waho wa 27, murongo waho wa 27. Ndagira ngo musome ariko n'uwa 24, reka yombi tuyisome, 24 n'27. Abagira iki bashaka kureba Yesu? Hariho abagira iki baje kureba Yesu, ariko babwira abigishwa be bati, hanze hari abantu bagushaka. Yesu niko kubabwira ibimwerekeyeho, uburyo bazamubona. Maze murongo wa 24 aravuga ngo, nukuri ndababwira yuko iyo akabuto k'ishaka kataguye hasi ngo gapfe, kagumaho konyine. Iyo akabuto k'ishaka kataguye mu butaka ngo gapfe, kaguma konyine. Mutekereza aka kabuto yavugaga, ni ubwe wivugaga muri uyu mugani w'akabuto k'ishaka. Yaravuze ati iyo kataguye hasi ngo gapfe, kaguma konyine, ariko ni byiza ko gapfa kugira ngo kazera andi masaka. Haleluya! Kugira ngo kazera andi masaka. Niko kuvuga ati, ariko iyo gapfuye kera imbuto nyinshi. Iyo kagiye kera imbuto zingana, kera imbuto nyinshi. Yarabizi neza ko mu rupfu rwe hazavamo imbuto nyinshi kandi zinejeje Imana. Yarazi yuko mu rupfu rwe hazavamo benshi bazizera, kandi benshi bazanezeza Imana, bagahindurirwa kuba abana b'Imana. Nicyo cyatumye arabwira ati, nukuri ndababwira yuko iyo akabuto k'ishaka kataguye hasi ngo gapfe, kagumaho konyine, ariko iyo gapfuye kera imbuto nyinshi. Atukunda ubugingo bwe arabubura, ariko uwanga ubugingo bwe muri iyi si azaburinda ageze ku bugingo buhoraho. Umurongo wa 27 aravuga ati, none umutima wanjye urahagaze, kandi navuga iki? Nti data, nkizo ndokora iki gihe, kandi ari byo byanzanye ngo nkigeremo. Nsaba Imana ngo ndokore iki gihe cy'umubabaro kintegereje, kandi njya kuza ibi byari byaranzanye. Oya, niko kuvuga ati, kandi ari byo byanzanye. Data, ubahiriza izina ryawe. Yesu yarabizi ko igihe kimurindiriye cyari igihe cy'agaciro, igihe kimurindiriye cyari igihe kizavamo byinshi binejeje. Niyo mpamvu yiyemeje gukomeza atera intambwe, agisatira, akijyamo adacogoye. Yarebaga ibiri imbere, akareba hirya y'uwo mubabaro, akabona ibineza bihari, akabona ibyishimo bihari, maze ibyitwa urupfu, ibyitwa umubabaro akabirenza amaso. Yarebaga hirya y'umubabaro. Nicyo cyatumye avuga ati, none se nubwo umutima wanjye uhagaze, navuga iki? Navuga ngo data, nkiza undokora iki gihe, kandi ari byo byanzanye. Yigeze ubwo bene Zebedayi bajyaga kumubwira ngo umwe azicara iburyo bwe undi yicara ibumoso, arababwira ati, ariko se mwebwe ibyo byo kwicara iburyo n'ibumoso ko ari data ubigena, ubundi igikombe nzanyweraho we yarakizi cyangwa ntacyo yarazi? Yarakizi cyane rwose. Arababwira ati, igikombe nzanyweraho namwe murumva muzakinyweraho, murabyiteguye? Maze ubwo basubizaga ko bazakinyweraho, yarabitegereje, areba uburyo umurimo w'Imana uzahindura imitekerereze yabo, maze nabo bakabasha kugenda gukinyweraho. Nibyo koko,
ariko iby'imyanya byo ni data ugenza ute? Ni data ubigena. Yesu yari abizi iby'urupfu ruzamuzaho, ndetse yakomeje agenda abirengurira ku bigishwa be, abibasobanurira. yari azi urupfu azapfa, agaciro karwo. Niyo mpamvu muri aya manywa ngira ngo tugere mu Baheburayo igice cyaho cya 10 umurongo wa 4 kugeza wa 7. Abaheburayo igice cya 10 umurongo wa 4 kugeza wa 7, hari amagambo y'ingenzi Yesu yahavuze y'agaciro kadasanzwe. Aravuga ati, erega ntibishoboka ko amaraso y'amapfizi n'ay'ihene akuraho ibyaha. Ntabwo bigenza gute? Ntibishoboka yuko ya maraso y'amapfizi n'ay'ihene Abisiraheli bamennye kera, ntibishoboka ko yakuraho iki? Yavanaho ibyaha. Yari abizi ariya maraso yabyo yamenekaga ni ubwe yashushanyaga kuva kera kose. Haleluya. Ni ubwe byashushanyaga, kandi ntabwo ariyo yavanagaho ibyaha by'abayatambye, ahubwo kwizera babaga bafite, bizera umwana w'intama, nibyo byatumaga iyo maraso agira agaciro. Niyo mpamvu umurongo wa 5 yavuze ati, nicyo cyatumye ubwo Yesu yazaga mu isi avuga ati, ibitambo n'amaturo ntabwo wabishatse, ahubwo wanyiteguriye umubiri. Ntiwishimiye ibitambo byokeje cyangwa ibitambo by'ibyaha. Oya, mperako ndavuga nti, dore ndaje Mana, mu muzingo w'igitabo niko byanditswe kuri jye, nzanywe no gukora ibyo ushaka. Nicyo cyatumye ndavuga ngo dore ndaje Mana, niko mu muzingo w'igitabo byanditswe kuri jye, nje gukora ibigenza gute? Nje gukora ibyo ushaka. Ndaje ngo ubushake bwawe busohore. Niyo mpamvu amaze kuvuga ngo ibyo ngo ibitambo n'amaturo n'ibitambo byose byokeje n'ibitambo by'ibyaha ntiwabishatse kandi ntiwabyishimiye, ari byo bitambwa nk'uko amategeko yategetswe, ahera ko aravuga ati, dore nzanywe no gukora ibyo ushaka. Haleluya. Nzanywe no kugenza gute? Nzanywe no gukora ibyo ushaka. Yesu yari abizi yuko mu rupfu rwe ubushake bw'Imana buzasohora. Yari azi ko binyuze mu rupfu rwe ugushaka kose kw'Imana, ibyo yagambiriye kuva kera, bizasohozwa, maze yiyemeza kuza ngo yitangeho igitambo, anyure mu gihe kimukomereye cy'umubabaro, maze abone uko yitanga, maze iby'Imana ishaka ku bantu bayo bisohore. Nicyo cyatumye yiyemeza avuga ariya magambo yose ngo, ntawe ufite urukundo ruruta urw'umuntu upfira inshuti ze, kandi ati, ni jye mwungeri mwiza, kuko umwungeri mwiza apfira iki? Apfira intama ze. Umuhanuzi Yesaya yaba yararushijeho gusobanura ibya Yesu mu buryo bwihariye, kandi niyo mpamvu tugiye kujya muri Yesaya igice cya 53 umurongo wa 1 kugeza uwa 12. Hatubwira iby'urupfu rwe neza, hatubwira uburyo Yesu yabihisemo kandi yarabishakaga. Niyo mpamvu muri iki gice cya Yesaya 53 umurongo waho wa 1 kugeza 12, aya magambo tutabura kuyasoma y'ingenzi, aratugeza no kuryo twahereyeho. Mwumve impamvu zaho. Urupfu rw'ubushake, urupfu rw'amahitamo, urupfu rutandukanye n'izindi mpfu. Abandi ntibaba barushaka, ariko we yapfuye urupfu ashaka, kuko azi ko muri rwo hahishemo ubushake bw'Imana, kuko muri rwo hahishemo agakiza k'inshuti ze. Yabihisemo rero, ntabwo byamutunguye. Iyi ntambara yari ayizi ko ubuzima bwe buzagomba kunyura aho ngaho, aza abishaka nk'uko byanditswe mu muzingo w'igitabo. Yari aruhisemo, maze Yesaya arandika ngo, ninde wizeye ibyo twumvise, kandi ukuboko k'Uwiteka kwahishuriwe nde?
kuko yakuriye imbere ye nk'ikijegijegi, wa mwana w'ikinege, yakuriye imbere y'Uwiteka nk'ikijegijegi, akura nk'igishyitsi cyumburira mu butaka bwumye, maze ntiyari afite ishusho nziza cyangwa igikundiro, kandi ubwo twamubonaga twebwe ntiyari afite ubwiza bwatuma tumwifuza. Na n'uyu munsi ndagira ngo mbabwire ko aya magambo ajya asohorera mu bantu. Si benshi bakunda Yesu, yewe n'abavuga ko bamukunda bamuryarya, ari Yesu wo ku munwa gusa, ariko mu bwenge bwabo harimo izindi mana zatwaye igihe cyose. Ndabizi ko n'uyu munsi abiyemeza kuba ba Yesu ni bakeya, ndabizi, gusa biyemeza kumwitirirwa ariko baramushidikanya cyane. Niyo mpamvu Yesaya yabivuze avuga ngo ubwo twamubonaga ntiyari afite ishusho nziza cyangwa igikundiro, kandi ubwo twamubonaga ntiyari afite ubwiza bwatuma tumwifuza. Yarasuzugurwaga, akangwa n'abantu. Inshuro nyinshi abantu basenga kubwo kuramya Yesu usanga bisa naho imbaga nyamwinshi y'abantu bakomeye mu isi basa n'ababihariye, basa n'abaciriritse. Gusenga usanga atari iby'abantu benshi bitwa ko basobanutse. Hari abantu benshi bumva bo ko ibyabo badakeneye Yesu mu buzima, babihariye abantu basa n'abaciriritse boroheje. Niyo mpamvu si igitangaza ko hari abahitamo gusa no kumwitirirwa ariko bamukekeranya cyangwa se bamushidikanyaho. Ndabizi hari byinshi abantu bakunda bitwara umwanya wabo munini mu kubaho kwabo, hanyuma Yesu akaba afite umwanya mutoya, atari nyambere mu migirire yabo. Niyo mpamvu yarasuzugurwaga, akangwa n'abantu. Yari umunyamibabaro wamenyereye intimba. Yesu yavuze amagambo akomeye ngo munyure mu irembo rifunganye. Igenje gute? Rifunganye. Irembo risaba abantu kugira ibyo basiga. Irembo risaba abantu kwitanga. Nicyo cyatumye abwira abantu atumva utankunda kuruta uko akunda. Ararondora, arongera ati kugeza ubwo nawe ubwe yikunda. Utankunda kuruta uko ubwe umuntu yikunda, uwo ntashobora kuba umwigishwa wanjye. Niyo mpamvu na n'uyu munsi iyo dusomye ngo yari umunyamibabaro wamenyereye intimba, hari benshi banga kwiyegurira Yesu kuko bazi ko bizabasaba igitambo. Neza mbese biriho. Hari benshi batinya kwiyegurira Yesu kuko bibasaba igitambo nabo ubwabo, bibasaba kugira ibyo bareka bamenyereye maze bakamureka. We rero yari umunyamibabaro wamenyereye iki? Intimba. Ariko ntimugire ngo yababaraga nk'udafite ibyiringiro. Ndabarahiye, yari atungishije twese. Nubwo ari umunyamibabaro, yari atungishije abangana iki? Twese. Kandi igisubizo cyananiranye mu nyoko muntu yari afite igisubizo cyacyo, nubwo yasuzugurwaga. Maze aravuga ngo iki? Yasuzugurwaga nk'umuntu abandi bima amaso, natwe ntitumwubahe. Ni ukuri intimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye, ariko twebweho twamutekereje. Nkuwakubiswe n'Imana, agacumitwa nayo, agahetamishwa n'imibabaro. Nyamara ibicumuro byacu n'ibyo yacumitiwe, yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu. Igihano kiduhesha amahoro cyari kuri nde? Cyari kuri we. Yemeye igihano cy'inyoko muntu, aracyakira gihitamo kugira ngo twe tubone amahoro. Niyo mpamvu imibabaro ye yari azi ko inyoko muntu, inshuti ze, zizabonera amahoro mu gupfa kwe. Niyo mpamvu yemeye kwitanga. Arangije kandi imibyimba ye niyo adukirisha. Haleluya.
imibyimba ya Yesu yahindutse umuti w'abanyabyaha twebwe abari mu isi, maze yiyemeza kubabazwa ngo twe dukire, maze yiyemeza guhetamishwa n'imibabaro kugira ngo amahoro yacu aboneke. Twese twayobye nk'intama zizimiye, twese twabaye intatane, Uwiteka amushyiraho gukiranirwa kwacu twese, ngo abatandukanijwe n'icyaha bongere kugarurirwa amahirwe y'ubumwe no kwiyunga. Nicyo cyatumye avuga ngo benshi bazava iburasirazuba, abandi bava iburengerazuba, abandi bazava ikasikazi n'ikusi, mu majyaruguru no mu majyepfo, kugira ngo basangire na Aburahamu umugisha w'Uwiteka, nk'uko Imana yari yarabivuze ngo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha muri nde? Muri Aburahamu no mu rubyaro rwe, ari rwo kuvuga Yesu Kristo. Maze nawe abihitamo rero. Murongo waho wa 7, yararenganye ariko yicisha bugufi araceceka, ntiyabumbura akanwa ke, amera nk'umwana w'intama bajyana kubaga, cyangwa nk'uko intama icecekera imbere y'abayikemura, niko atabumbuye akanwa ke. Guhemurwa no gucirwaho iteka nibyo byamukujeho. Mu b'igihe cye ninde witayeho ko yakuwe mu isi y'abazima akaba yarakubitiwe ibicumuro by'ubwoko bwe? Bategetse ko ahambanwa n'abanyabyaha, yari kumwe n'umutunzi mu rupfu rwe, nubwo atagiraga urugomo kandi ntagire uburyarya mu kanwa ke, ariko Uwiteka yashimye kumushenjagura, yaramubabaje. Haleluya. Ngize ku murongo w'ingenzi watumye Yesu yemera iyo mibabaro yose, yiyemeza kuza mu isi kurengana natwe, kurengana ku bwacu, yiyemeza kuza mu isi kwitirirwa abanyabyaha, yiyemeza kuza kuvukira muri twebwe, yambara umubiri urwara, umubiri w'intege nke, umubiri usonza, umubiri unanirwa, arawambara, maze asiga ubumana ku bwacu, arabyemera, avukira muri ruhurura y'isi, aho abantu birirwa bagambana, aho abantu birirwa ari abanyeshyari, baca iminoshi, aho abantu birirwa bicana, aho abantu birirwa barira, aza kubana natwe ngo ahature, kubera ko hari icyamuhataga, urukundo rudasanzwe. Niyo mpamvu muri murongo wa 10 utubwira ngo ubwo ubugingo bwe buzitambaho igitambo cyo gukuraho ibyaha, azabona urubyaro. Azabona iki? Azabona urubyaro. Ubwo ubugingo bwe buzagenza gute? Buzitambaho iki? Igitambo cy'ibyaha, azabona urubyaro, azunguka. Urubyaro rw'Imana ruzaboneka, maze ariko ruzaboneka ari uko kabuto k'ishaka kagenze gute? Kaguye hasi kagapfa. Niyo mpamvu umuhanuzi yamuvuzeho ibikera, aravuga ngo ubwo ubugingo bwe buzitambaho igitambo cyo gukuraho ibyaha, azabona urubyaro, azarama, kandi nyuma yo kubona urubyaro akarama, ibyo Uwiteka ashaka byose bizasohozwa neza n'ukuboko kwe. Hirya yabyo azabona ibiturutse mu bise, azabona ibiturutse mu mibabaro ye, azabona ibiturutse mu bise by'ubugingo bwe, bimwishimishe, bimunezeze. Haleluya. Azabona ibiturutse hehe? Mu bise bye. Azabona ibiturutse mu mubabaro we ukomeye, maze bimunezeze, bimwishimishe, bimuhaze. Umugaragu wanjye ukiranuka azatuma benshi baheshwa gukiranuka no kumenya, kandi azishyiraho gukiranirwa kwabo. Uyu murongo ni umurongo w'agatangaza. Yesu yari abizi ko ibizava mu bise by'ubugingo bwe bizamunezeza. Ntabwo byatinze ubwo yari i Karuvari abambye, yatewe amacumu, yambitswe ikamba ry'amahwa, yagiye kubona, abona agaciro k'umubabaro we, arakabona, akabonera mu gisambo cyari iburyo bwe, cyaramwitegereje,
gisanga apfuye nk'umwana w'Imana ko kutagira icyaha, gisanga apfuye ari umuziranenge, kiramureba kirangije kitumva nubwo umanitse, nubwo abandi bari kukunyenga, ariko umva njye nkwibwirire nabihishuriwe neza ko uyu munsi ibirebana n'umusaraba ngomba kubirenga. Aramubwira ati mwami, nugera mu bwami bwawe uzanyibuke. Yesu yashubijwemo imbaraga cyane izo atahawe n'abigishwa be ubwo yari i Getsemane, yaziboneye i Karuvari. Igisambo cyizera uwo nguwo babambanye, uwo nguwo ugaragara nk'uri mu makuba, cyo kimubona nk'umwami, kimubona hirya yo gupfa, maze kiramubwira kiti mwami, nugera mu bwami bwawe uzageze gute? Uzanyibuke. Nawe aramukomeza aramubwira ati umva mwana wanjye, uyu munsi turi bubane muri paradizo. Ntabwo uretse ko benshi bajya bibwira yuko ko iryo somo rya paradizo, iyo havuzwe paradizo y'Imana haba havuzwe Yerusalemu nshya cyangwa se havuzwe Yerusalemu. Yesu yaramubwiye ngo uzakurikirana ijambo paradizo risobanura amahoro, risobanura hari umutekano. Yesu yaramwiringije amahoro kandi amwiringiza amahoro abambye aze, maze igisambo gisoza ubuzima bwe amahoro, kiruhukira muri Yesu. Baruhukana mu gituro, bajyana binjirana mu isabato isobanura uburuhukiro nyakuri. Maze Yesu nicyo yaramubwiye, amusezeraniye amahoro, bose babambye basoza neza. Nuko yaramusezeraniye inshuti zanjye. Yesu abonye ibivuye mu bisebye biramwishimisha, yarebaga hirya abazakira kubera urupfu rwe, bigatuma agira morale, bigatuma adatinya guca mu mibabaro n'urupfu. Niyo mpamvu yabihisemo, maze ahishurira inyoko muntu urukundo rwitanga, urukundo rutishimira ikibi ku bandi, urukundo Bibiliya yavuze rw'ingenzi. Niyo mpamvu inshuti zanjye munyemerere muri iyi minota ngira amagambo y'ingenzi nsoma yerekeranye n'urupfu rwa Yesu, uko umuhanuzi w'Imana, intumwa y'Imana Ellen White yabivuze kuri Yesu, avuga ibijyanye n'urupfu rwa Yesu, uburyo yemeye kubambwa, maze hatubwira amagambo adasanzwe y'ingenzi. Ngira ngo nsome Ellen White yanditse, yewe uburyo adufasha cyane kwinjira mu kumva ubusobanuro budasanzwe bw'impamvu Yesu yemeye gupfa kandi apfa bikunze abihisemo. Hatubwira amagambo y'ingenzi avuga ngo iki? Haratubwira ngo urupfu rwa Kristo rwerekana urukundo rw'Imana ruhebuje yakunze umuntu. Urupfu rwe ni ingwate y'agakiza kacu. Kuvana umusaraba mu mukristo byaba gukura izuba mu kirere. Umusaraba utwegereza Imana ukatwunga nayo. Haleluya. Umusaraba utwegereza Imana maze ukatwunga n'iki? Ukatwunga nayo. Kandi mu mpuhwe nyinshi z'umubyeyi, Yehova areba umubabaro umwana we yihanganiye kugira ngo akize inyoko muntu urupfu rw'iteka ryose, maze akatwemera mu mwana wakunda. Iyo hatabaho umusaraba nta buryo umuntu yari kungwa na Data wa twese. Ibyiringiro byacu byose niwe bishingiyeho. Ibyiringiro byacu byose niwe bigenje gute? Niwe bishingiyeho. Iyo atemera gupfa nta buryo twari kungwa n'iki, nta buryo na buke twari kungwa n'Imana bwari busigaye, bwari buhari. Kuri we niho umucyo w'urukundo rw'umukiza umurika uturuka, kandi igihe umunyabyaha ari ku birenge by'umusaraba agahanga amaso ye uwapfuye kugira ngo amukize, ashobora kwishima bitavugwa kubera ko ibyaha bye bibabariwe. Haleluya. Igihe apfukamye munsi y'umusaraba yizeye, aba ageze ahantu haruta ahandi umuntu ashobora kugera.
ku musaraba niho tumenyera ko data wo mu ijuru adukunda urukundo rutarondoreka. Mbese dushobora gutangazwa n'impamvu Pawulo yavuze ati ariko jyeweho sinkiratana ikindi keretse umusaraba w'umwami wacu Yesu Kristo. Niyo mpamvu batubwira ngo ni amahirwe yacu kwiratana umusaraba, ni amahirwe yacu kandi kwiyegurira burundu uwatwitangiye. Bityo biturutse ku mucyo uva i Karuvari umurika mu maso yacu, natwe dushobora kugenda tukajya guhishurira uyu mucyo abari mu mwijima. Muri Yohana igice cya 12 umurongo 3-2 Yesu yaravuze ati nanjye nimanikwa hejuru y'iki, nanjye nimanikwa hejuru y'isi nzireherezaho abantu bangana iki. Harya kubambwa kwe yari azi ko isi yose izagirira umugisha mu rupfu rwe, yarabizi. Nicyo cyatumye abihamya mbere y'uko apfa ati nanjye nimanikwa hejuru y'isi nzireherezaho abantu bangana iki, abantu bose. Urupfu rwa Yesu nirwo ruturehereza kongera gukunda Imana. Maze baratubwira ngo igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa paje y'131 haratubwira mu gika cya nyuma hagira hati mu minsi ya mbere y'ubukristo intumwa zatoranijwe zamamaje inkuru nziza y'agakiza ku barimbuka. Ntibigeze bagira igitekerezo cyo kwikuza ngo bibangamire kugaragaza Kristo wabambwe. Ntibigeze bararikira ubutware cyangwa kwishyira imbere inarijye yabo. Bayihishe mu mukiza, bashyira hejuru inama ikomeye y'agakiza n'imibereho ya Kristo, we nkomoko n'umusozo by'iyi nama. Kristo wa wundi uko yari ari ejo ariko uyu munsi ari kandi akaba ariko azahora iho iteka ryose, nibwo butumwa bwatsikaga imitima babwirizaga. Urupfu rwa Yesu Kristo, umusaraba ni izingiro ry'inama y'agakiza y'Imana. Umusaraba ni izingiro ry'inama y'agakiza y'Imana. Kandi iyo umusaraba utabaho, Satani n'abamarayika be ntibaba baratsinzwe. Ntabwo baba baragenje gute? Ntabwo baba baratsinzwe. Ikibazo cy'icyaha ntikiba cyarabonewe umuti, kandi urupfu ntirwajyaga kuneshwa. Intumwa iratubwira iti amaraso ya Yesu atwezaho ibyaha byose. Niko yabivuze mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 1 umurongo wa 7. Amaraso ya Yesu atwezaho ibyaha byose. Amagambo anejeje mu byanditswe byera aravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. Reka mbe mpagarariyeho. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. Baratubwira ngo iki? Niba igitekerezo cy'inama y'agakiza cyaraturutse ku rukundo rw'Imana, ishyirwa mu bikorwa ryayo risobanurwa mu murongo ukurikira cyangwa mu isubi y'uwo murongo ivuga ngo Imana yakunze abari mu isi cyane maze bituma itanga umwana wayo w'ikinege. Impano rukumbi y'Imana si uko yatanze umwana wayo, ahubwo yamutangiye gupfira ibyaha byacu. Yamutangiye ngo apfire iki? Ibyaha byacu. Iyo hatabaho umusaraba, kubabarirwa ibyaha ntikwari kubaho. Nta n'ubugingo buhoraho yemwe, nta no kunesha Satani kwari kubaho. Binyuze mu rupfu rwe ku musaraba, Kristo yanesheje Satani. Haleluya! Yanesheje nde? Yanesheje Satani. Maze kuva igihe Yesu yageragezwaga mu butayu ugakomeza no mu kababaro ke i Getsemani, Satani yagabye ibitero bikomeye ku mwana w'Imana ngo ace intege ubushake bwe, amutere gushidikanya mu murimo we, amutere kutiringira se, kandi amuhatire guta inzira yo kwihanganira igikombe cy'icyaha cy'inyoko muntu nk'igitambo gihuza abantu n'Imana. Umusaraba wabaye igitero cya nyuma cya Satani. Umusaraba wabaye iki? Igitero cya nyuma cya Satani, kandi uba n'igitero Yesu agabye ku bwami bwa Satani. Nawe icyo gihe Satani n'abamarayika be bari bahari mu ishusho y'abantu kugira ngo bongere umurego muri iyo ntambara yo kurwanya Imana kugeza ku mahenuka. Bari bizeye ko Kristo yagombaga kumanuka akava ku musaraba, bityo akabananiwe gusohoza umugambi w'inama y'agakiza wo gucungura Imana itanze umwana wayo. Ariko
mu gutanga ubugingo bwe ku musaraba, Kristo yamenaguye imbaraga za Satani. Kristo yamenaguye iki? Imbaraga za Satani zose yarazirangije. Niyo mpamvu mu magambo asigaye nsorezaho aragira ngo iki? Intumwa Pawulo yandikiye Abakolosayi mu gice cyaho cya 2 umurongo wa 15 ngo, kandi imaze kunyaga abafite ubutware n'ubushobozi ibahemura ku mugaragaro, ibivuga hejuru kubw'umusaraba wa Yesu. Ibivuga ibivuga hejuru. Yatsinze urugamba, ikiganza cya Kristo cy'iburyo n'ukuboko kwe kwera byamuhesheje intsinzi. Nk'umuneshi, ibendera rye ryarazamuwe by'iteka ryose, ijuru ryose ryaranesheje kubw'intsinzi y'umukiza. Satani yaratsinzwe, kandi amenya ko ubwami bwe buhangutse. Amenya ko ubwami bwe bugenje gute? Buhangutse. Niyo mpamvu urupfu rwa Yesu yari ruhishemo yuko azarangiza ubwami bwa Satani akabuciraho iteka bugahanguka. Nicyo gituma batubwira aya magambo ngo ibisobanuro intumwa yatanze mu Bakolosayi bikwiriye kwitabwaho. Icya mbere, Kristo yanyaze abafite ubutware n'ubushobozi bw'umubiri. Yabanyaze iki? Yabanyaze ubutware, abanyaga imbaraga zose arazinyaga. Mu Kigiriki ijambo yanyaze risobanurwa ngo kwambura ubushobozi. Aleluya. Yabambuye iki? Yabambuye ubushobozi bwose bari bafite. Niyo mpamvu imbaraga za nyuma zose za Satani zakoreshejwe ku musaraba i Karuvari. Bityo Yesu amaze gutsinda, nta zindi mbaraga Satani afite. Hirya y'ibyo yakoze nta zindi mbaraga afite. Niyo mpamvu yambuwe ubushobozi. Kubera umusaraba, Satani yambuwe imbaraga zose. Nta bubasha afite ku bantu b'Imana. Haleluya. Mu gihe cyose ibyiringiro byabo bazabishyira mu wabazaniye agakiza ku musaraba, ntacyo Satani azabatwara. Icya kabiri, umusaraba watumye Satani n'ingabo ze bahinduka ibishungero imbere y'abatuye isi ku mugaragaro. Umwanzi ntagifite ububasha kubizera bavuye mu bwami bw'umwijima bakinjira mu bwami bw'umucyo, nk'uko yavuze kuri Yesu mu Bakolosayi igice cya 1 umurongo wa 13. Maze Pawulo ati, niwe wadukijije ubutware bw'umwijima akadukuramo akatujyana mu bwami bwe bw'umwana we akunda. Haleluya. Icya gatatu cya nyuma, umusaraba utanga ubwishingizi bw'intsinzi y'iteka ryose kuri Satani, ku cyaha no ku rupfu. Umusaraba utanga assurance, utanga insurance kuri Satani n'abadayimoni. Niyo mpamvu abantu benshi muri iyi minsi dusohoyemo, abantu benshi bahora bataka, bahora bafitiye ubwoba Satani, bamenye yuko intsinzi ya Yesu itarahinduka yabo. Kubera ko intsinzi ya Yesu y'i Karuvari niyinjira mu buzima bwabo, bazamenye ko Satani n'abadayimoni batazongera kubakanga ukundi. Ibi nibyo mpora mvuga. Abantu benshi bimuka mu midugudu batuyemo ngo barahunga abanzi babo, ngo barahunga imyuka mibi, ngo hari abaterekera bakabohereza ibi. Abo ngabo ndababwira ko baracyari hirya y'ubwami bw'Imana, ntabwo baramenya ibanga riri mu kwakira Yesu. Yesu azana za mbaraga ze ziheranije, akaza gutuma umuntu w'Imana atikanga icyo ari cyo cyose mu bibera hehe, mu bibera hano ku isi. Niyo mpamvu imbaraga zamuvanye mu gituro, imbaraga zakoreye muri Kristo ubwo marayika yavaga mu ijuru akabirindura igitare, akirukana abadayimoni na Satani bakabebera. Nizo mbaraga uyu munsi Yesu aha abamwizeye. Niyo mpamvu bivugwa ngo icyakora abamwizeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'iki, abana b'Imana. Uko Yesu yabaye mu isi atikanga abadayimoni, azura abapfuye, yirukana imyuka mibi, niko uyu munsi abamwizera nabo abaha imbaraga zikorera muri bo zo kutikanga n'abadayimoni, zo kwirukana imyuka mibi ishaka kubagota. Niyo mpamvu inshuti zanjye, uyu munsi Yesu ntabwo ari benshi bashaka kwiyemeza guhitamo runo rukundo,
ariko hari n'abandi nanone bazabihitamo. Mbese kuri aya manywa y'ihangu ni bande bashobora kuvuga bati mwami dore warenze imibabaro, ubona intsinzi y'agatangaza, ubona ko mu bise byawe hazavamo benshi, none natwe iyo mibabaro yawe wahisemo ku bwacu, reka natwe tuyishingikirizeho duhinduke abana bawe. Ni bangahe bavuga bati natwe tubashishe kubwo guhishurirwa agakiza kawe, kugira ibyo tureka, kugira ibyo twiyambura uyu munsi bidushuka bituremereye. Turashaka kuba bawe kuko tubona ko hirya y'iyi mibabaro, hirya y'ibi duhitamo by'akanya gato, ushaka kuduha isi nshya, isi itazaba mu mubabaro. Bangahe bahitamo kuvuga ko aya manywa bati erega nta wagira urukundo rwa rutu rwawe, natwe dufashe kukwegurira imitima yacu tuba bawe. Bande babihitamo kuri aya manywa y'ihangu kugira ngo bageze udusenge. Mana yacu, data wa twese udukunda, turagushimira ko wahisemo imibabaro kugira ngo utsindishirize ijuru ryose n'inyoko muntu ibona agakiza, uhabwe icyubahiro. Turagushimira yuko wiyambuye icyubahiro, usiga ubwami bwawe mu ijuru, uza mu isi kubana natwe, ugendereye gusenya ubwami bw'umwanzi wacu Satani, kandi warabikoze, uhabwe icyubahiro. Mubyeyi mwiza, tugufitiye ideni ryo kukwiyegurira, utubashishe kwishyurira ideni binyuze mu gukingura imitima yacu, uze utubere umwami n'umukiza mu bugingo bwacu, tubere umuyobozi nyakuri, kandi tugusabye umwuka wawe wera ngo abitubashishe. Natwe utubashishe kwiyanga no gusiga ibitwoshya byose, no kureka ibyo twakundwakaje, kugira ngo urwo rukundo rutagira akagero wadukunze ruhinduke urwacu. Kandi turakwaka imbaraga mvajuru ngo idushoboze gutsinda intsinzi ya Yesu y'i Karuvari ihinduke iyacu uyu munsi. Tubisabye twizeye ko twumvise kandi witeguye kubiduhera ubuntu, mu izina rya Yesu, amen. Yeah.
katagushimishije kugira ngo twishimire kwakira urukundo rwawe. Tugiye kwerekeza